None ikindi cyaharegwa n'ibyaha bine baje kubabwira bibiri. Ikindi cyaharegwa ni ukwica utabigambiriye. Aka kantu nagakunze cyane ko nicyo kintu cyari kinteye ubwoba muri case yose ya DJ Toxic. Yaribazaga urukiko bazamurega bavuga ko yishura umupolisi abigambiriye ko uko iyo bamurega kubigambirira bro cyari no kuzamuka kikagera kuri burundu. Sinzi niba uri kumva ko kantu kuba bamureza ariko bavuga ko yamwisha atabigambiriye kandi ko ugiye kureba usanga nibyo yari yasinze ntago yari afite nyine mind control yari out of the mind urumva akora iryo kosa n'icyaha cyo guhunga nta kirimo muzi ko yafatiwe ku Kibuye kandi koko nanjye niko mbibona mu ishusho yanjye nk'umusesenguzi kuko DJ Toxic ward family yiwe bakubwira ko iba hari akarongi. DJ Toxic cya mbere araregwa gutwara wasinze. Yego. Gutwara wasinze ni icyaha gikomeye hano mu Rwanda gishobora kumara code penale yacyo ushobora kumara iminsi 7 wasinze ubwo nta kandi gakosa kabayemo ni iminsi 7 kugera ku mezi 2. Yego. Ku mezi 2 naho ikindi aregwa ni ugutwara nta ruhushya bro. Nta ruhushya. Most of these big names usanga bafite permis ni bakeya, permis de conduire ni bakeya, driving license bafite ni bake. Noneho agatabarwa n'iki protection buri abantu bafite ibimodoka bivuze ko bashatse kumwica. Sinzi niba warabyumvishije avuga ko byari birengere ariyo mpamvu yagize gute escaping the nation ariko avuga ko anytime yanagaruka. Gusa ngiye ikintu ndi kumusaba nashaka promoters bo mu Rwanda abantu bakina ibihangano bye nashaka n'ukuntu nago yasize yishe nta yaciye amabere ashaka n'ukuntu azakora icyo bita tawa akora ama stage performance yaba mu bihugu by'ibituranyi yaba mu Rwanda muri rusange az'abanyakigali bongera bamuhaginge bongera amwereka urukundo cyane cyane ko yanagiye yara creatinze family ya Big Naji ariko ayisiga mu rungabangabo. Reka twongere tubasuhuze tubahereze ikaze ho muri mwese muteze amatwi FBA 155 TV. Aracyari Manishimwe Ikechuku the power of God the star cyangwa se the humble boy. Noneho nanone ndi kumwe na MC Giga. MC Giga welcome nanone. Yes, thank you my dear friend. Ngoreka ibyamakaye n'amakaramu nge ndi mikoro burya n'udafite amikoro akangira umukoro mukura ku gakakaro nkamuhubukaro nubwo mpima sankiro. Nguko nukuri kweriye kwanjye mikoro ntawe nabengutse ngo akakare kanda nkirigitana amakare n'ijwi rizira amakarazi ngo ndamukunda nkamukundwa kaza n'akanyenyeri bakagakanda batikandagira kuko ninjye soko risogongera rikanasakaza ubwiza bwijwi n'inkuru zawe ngo ariko kandi mikoro sindi inshuti ya bose sindi n'inshuti y'ibihe byose mikoro ndi umwami wo gukotoza naho waba ukomeye ni wankanguzanye ubunanga burya nagutana mu mango kisanga uhambiriye imirunga uri no kwamburwa iyo miringa. Yes, ni mikoro nari ntangiye nyitakagiza mu gisigo nise mikoro burya ni danger. Mikoro ni ituma bamwe batorongera kubera ibyo bavuze kandi burya ngo akarenza umunwa karushya yahamagara ngayo nguko. Icyo ni igisigo cyanjye rero nise mikoro. Murabizi ko ndi n'umusizi utari umusizi umusenzi umusinzi w'umusazi umusizi utari sunza basora basonga rero bisunga urusimbi rubasonga basingira umusingi w'ubusambo umusizi usiga dasagura umusizi usiga singiza isumba byose yindi siga yandi gasanga u Rwanda umusizi w'isoko risuka inganzi agataho wambaye neza. Thank you so much indeed. Green kabisa ugahuza n'ingofero bayita complete undi bore meze nka complete by'ama drip nyine t-shirt na cape babihura kabisa abantu bastylish mujye mu nyambika man nkunda drip za complete kabisa. Yego. Rero nk'ibisanzwe tubana kuri FBA 155 TV mu busesenguzi bwa showbiz. Gusesengura tudasesereza. Yes. Niyo ntego. Gusesengura tudasesereza, gusesengura tudasobanya. Twinjiyemo gute rero? Uyu munsi turinjira mu mwandiko duhereye Anzika wamfura ko bita DJ Toxic. Agira cy'abakoza amabara atwaye imodoka yasinze abagonza umupolisi. Ikirego cye gihagaze giterera. Tutaragera ku kirego Kechuku, DJ Toxic ni umusore wambabaje cyane. DJ Toxic ni umusore waje muri showbiz nyarwanda akenewe cyane cyane ko twari tumajije kumenyera nka DJ Bisoso ari wihariye ibijyanye na scratch mastering, kuba umu scratch master hano muri KGL all around ugasanga ni DJ Bisoso. DJ Bisoso aragiye afata umwanya wihariye tumenyera iyo mix ye
murabizi ko niba agiye aca no muri ziriya road show zose za Primus Guma Guma, Scratch Master yabaga ari DJ Bisoso. So rero twagize gutya tubona showbiz yacu yinjiyemo umwana w'umu DJ ubizi, uzi kumixinga, uzi icyo gukora, araza amitinga n'ibintu abagenzi bakunda bigezweho nyine bya bindi urubyiruko young generation bashaka. Uyaje DJ Toxic, nkaba nanahamya ko mbere y'ifatwa rwe rwose yari we mu DJ wa mbere uca impaka hano mu Rwanda, ujyanye kuri urebeye kuri vibe ziwe, ari wende kuri vibe ze drip, wajya kuri mixing ye, ewana mix ye wasangaga ewana ahantu hose yabaga ari, wabonaga ko young generation bizihiwe, bari ewana bari hejuru, thermometer iri on high level kabisa, agenda kubita different ewana places kandi ziri big, ziri classic, kuko ni n'umu DJ wahembwaga amafaranga menshi mu ba DJ bose twadufite mu Rwanda. Ngiye rero kuri ngiye gukora line up y'aba DJ, yari first DJ in Rwanda, agakurikirwa na Marno, agakurikiraho Bisoso, ko nta wakirengagiza umusanzu n'umusingi yashyize muri bino bintu bya DJing, cyane cyane ko Bisoso mwibuke ko ari nawe wazanye cousin sister we muri game, ari uriya Murundi bita DJ Ila. DJ Ila niwe wamwinjije muri game, niyo mpamvu rero nawe nta wamwirengagiza contribution yashyize muri no muziki. Ariko tugaruka cyane kuri DJ Toxic, cyane cyane ko ariyo topic y'uno munsi. DJ Toxic yari yakoze akazi ka DJing cyangwa se Scratch Mastering, yayikoreye muri Kigali Universe, murabyibuka neza. Mu rukerera ari gutaha, kwa kundi uvuga ngo inzira ntibwira umugenzi, ariko nawe akaba yari yakoze amakosa, yari yasinze, akaba ari amakosa akorwa n'ama big names mu Rwanda akomeye, amazina akomeye rwose, bajya mu kabari bagasinda akajya kuri fora. Kandi murabizi ko itegeko ryo mu Rwanda muri rusange ni don't drink and drive, winywa ngo ujye no kuri vorusinde, cyane cyane ko hari n'abasare, kandi abasare abantu baza gusayura abantu basinze bakajya kuri vora bakabacyura imuhira, ntabwo ari abantu bishyurwa amafaranga menshi nk'ayagiye gutanga ku bametre babiri. Ikirego cye cyamaze kugera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Urumva rero ni ibintu bibabaje ku musore muto nk'uriya, umusore wari ufite uburyo yahamagara umusare akamuha amafaranga make, ariko akamudepressa akamugeza mu rugo. None reba agakosa gato gusa, urebe ukuntu kagiye kubyara ikintu kiri big. Ubu ngubu DJ Toxic araregwa ibyaha 4 nyuma yo kugonga umupolisi yasinze ari gutaha. Araregwa rero ibihe byaha. DJ Toxic icyaha cya mbere araregwa gutwara wasinze. Yego. Gutwara wasinze ni icyaha gikomeye hano mu Rwanda, gishobora kumara code penale yacyo ushobora kumara iminsi 7. Wasinze ubwo nta kandi gakosa kabayemo, ni iminsi 7 kugera ku mezi 2. Yego. Ku mezi 2. Naho ikindi aregwa no gutwara nta ruhushya bro. Nta ruhushya. Most of these big names usanga bafite permis ni bakeya, permis de conduire ni bakeya, driving license bafite ni bake. Noneho agatabarwa n'iki protection, buri abari abantu bafite ibimodoka biri classic nyine by'aba VIPs, akenshi umuhanda usanga bahagarikwa gakeya bro. Iyo umupolisi abonye ikimodoka ni ikivewiti ni igiki. Nge DJ Toxic nzi imodoka yagendaga mu modoka Range Rover y'icyatsi, ni range iteye ubwoba nziza kabisa, wamunagamo rero nakuriya kuntu ubona ameze, is a metis guy, umva ukaba uvuga ati no muntu byanze bikunze agaperime yagatsindiye kera. So urumva rero ko hajemo n'ikibazo cya perime, niho hantu urubanza rwe ruzakomerera cyane, kuko wenda iyo hatazamo n'ikibazo cya perime wenda byari korohama, kuko gutwara nta ruhushya ugira, urumva nawe ni ibibazo. Noneho ikindi cyaha aregwa ni ibyaha 4, baje kubabwira 2. Ikindi cyaha aregwa no kwica utabigambiriye. Aka kantu nagakunze cyane kuko nicyo kintu cyari kinteye ubwoba muri case yose ya DJ Toxic. Yari bazaga urukiko bazamurega bavuga ko yishura polisi abigambiriye, ko uko iyo bamurega kubigambirira bro, cyari no kuzamuka kikagera kuri Burundi. Sinzi niba kumva ko kantu kuba bamureza, ariko bavuga ko yamwisha atabigambiriye, kandi ko ugiye kureba usanga nibyo yari yasinze, ntago yari afite nyine mind control, yari out of the mind. Urumva akora iryo kosa, n'icyaha cyo guhunga nta kirimo, muzi ko yafatiwe ku Kibuye. Kandi koko nanjye niko mbibona mu ishusho yanjye nk'umusesenguzi, kuko DJ Toxic wide family yiwe bakubwira ko iba hari akarongi. Ashobora kuba twese turi abantu man, we wisha umuntu urabibonye, ntago buri comfortable, ewana heart be beating, utari comfortable, ubwoba bwinshi, wese aboneza direction y'iki yo kujya kureba family Karongi.
urumva rero ko yarafatiwe ahantu haba famiye yiri wide abantu be bose, ntago nabyita ko yarahunze, cyane cyane ko yari guca mu zindi nzira zidahuye n'izo family yiwe irimo. Bamufashije agana muri family yiwe ariko kure ya Kigali kugira ngo abanze atuze agira ate, urabona ko kitanaje mu kirego bamureze. So Yego. ikirego cya nyuma harimo gukoresha ibiyobyabwenge bro, gikomeye cyane, ariko ngewe cyanancanzemo nk'umusesenguzi, sinzi ukuntu umuntu yakorera road accident, agakora accident mu muhanda ukajya gusaka iwe mu rugo, wenda investigation bureau bafite uko bakora, sinshaka kubyijandikamo, ariko numva nyine ibintu byabereye mu muhanda ukajya gusaka umuntu no mu rugo, kandi wenda hari ahantu wagongeye umuntu, numva atari ibintu biri fair, ariko ibyo ni ibireba inzego, ntago nshaka kuzinjirira, nta nubwo ndi umwe muri zo, buriya bafite impamvu bakoze investigation noneho yo mu rugo, homestay bakahasaka, ndumva barahasanze ngo n'ibiyobyabwenge tutarasobanurirwa kugera aka kanya, kuko ibiyobyabwenge ni byinshi, hari cocaine, hari marijuana, hari injection, ibintu by'injectinga by'inshinge, ntago turabimenya. Ibyo byose bizamenyekanira mu iburana mu mizi nyine y'ibyaha byose ashinjwa. Rero yagiye ku rukiko hari ku itariki 7 z'ukwa mbere, agiye kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Yego. Murarubona aho ruri kuri RP, rukaba ruri inyuma y'urukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yagiye kuburana ari kumwe na Maître Marie Uwamahoro, Marie José Uwamahoro, ari kumwe kandi na Maître Utazi Rubanda. Utazi Rubanda ni umupapa umuhagarariye, avoka we mu mategeko, ndetse n'uyu Marie José Uwamahoro. Bakaba rero baragaragaje inzitizi ku rubanza rwe, bagaragaza ko ikirego cyageze muri systeme gitinze, urumva cyageze muri systeme ku itariki 6, urumva babaregera ubushinjacyaha urukiko babaregera urukiko ubugenzacyaha, babaregera urukiko ku itariki 7, urumva nta masaha 24 yararimo. Yego. Urumva rero bavuze ko batari biga neza ku rubanza, abanyamategeko be bavuga ko batari bamenya neza iby'urubanza ngo barusome, barusesengure, babanze barucengere, babe bari tayari yo kujya imbere y'urukiko bakaruburana. Rero uru rubanza rwasubitswe rushyirwa ku itariki 14 z'ukwa mbere. Urubanza rwa DJ Toxic aregwamo ibyaha 4 ruzongera ku itariki 14 z'ukwa mbere, azaba ari ku wa gatatu. Ariko rero rubyiruko bisize isomo ki ku byamamare. Uru rubanza rwa DJ Toxic ni umuntu waje muri media atuje, ni umujene wabonaga ko rwose adakunda n'ibintu bya media, atawa kugenda akora exclusive interviews, ntago ari ibintu bye, nta hantu nyine uretse izina rafite rikomeye abantu benshi bamuzi, ariko ni umuntu utakundaga kwiyamamaza, ni umuntu wari ufite ubuzima buri private cyane, yabagaho private life, ni umwana witondaga, yababaje benshi cyane. Kuko DJ Toxic ugiye kureba no ku rukiko mema ajya kuburana ku itariki 7, ajya kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, ntabwo itangazamakuru ryemerewe kugira gute kwinjira, ntabwo ryemerewe no kumufirima, bya bimwe bafirima abantu iki, bigaragaza ko ari ibintu nyine yari yabasabye. Kuko ngenza biriya byo ntabwo byantunguye, kubera ko DJ Toxic urebye izina yari afite muri showbiz nyarwanda ntabwo ryajyanaga n'ukuntu yimarketingaga, cyangwa se agende hariya yimatature nk'uko abandi tugenda tubona bikora udu challenge, amavideo iki, biragoye ko wabonaga nyine life yiwe umunsi ku munsi, nta muntu wabaga yizi, yabagaho private life, yaratuje, ni umuntu twakwifuriza ibyiza byinshi. Ni ukuri Imana imurambike ibiganza muri bibazo arimo, imubashishe nta kitabasha. DJ Toxic yababaje benshi, ariko bigasiga iki kuba famous person mu Rwanda bakora nka biriya. Ubu reason byakwiye kuduha ibintu bya DJ Toxic ni ukujya mu kabari, wabona wasinze wari ufite akazi, aba DJ benshi barabikora, ntago ari we wenyine. Aba artist bajya kuri stage barangiye akenshi, ababyinnyi. Ariko niba wagendanye personal vehicle, gerageza ushaka umusare, niba wasinze agusayure muri iyo saye. Kandi rubyiruko namwe ni ukuri mugerageze munywerese, mwirinde abazisogongera kuva mu museso, amasaa 8 agasohora bagisamara, amasoni ari ntaye banaserera. Nubasanga muri iyo sura, muzajye mwisayura muri iyo sayo, musome Gitore, musome byo gutsirika icyaka, nta ntwari y'inzoga guys. Ntarava ku ngingo ya Toxic, urabona nyuma y'urubanza rwe cyangwa se bizava mu rubanza, kariyeri ye izaba ihagaze gute? Oya, kuri kariyeri ya Toxic ntago biramuhindurira career,
biriya ni amakosa asanzwe n'undi muntu wese yakora, ariko ntibivuze ko kuba afunze kuba afunze ntibivuze ko scratch mastering yibagiwe, ntibivuze ko kumixinga byibagiwe, ntibivuze ko no gukora line up y'indirimbo bitewe n'ahantu agiye gukorera byibagiwe, ahubwo ni ukuvuga ngo bisigiye isomo ki aba ibindi byamamare, kuko ikosa arimo ubu ni ikosa yishe umupolisi nibyo, ariko atabigambiriye yari yasinze. Ikosa buri mugejeje aha ni icyo kunywa. Njyewe inama namugira aramutse ahubwo agarutse muri game, namugira inama yo kugerageza kudahuza akazi n'icyo kunywa, kubera ko arabona ko ibyo ibimuviriyemo nyine ibivuyemo ni nese. Ubu twavuga ko hari yishimye se? Oya ntago yishimye. Ntago twadusanzwe tuvuga toxique uri muri jail, twavuga toxique uri kuri stage, toxique wambara neza, toxique uba muri private life, toxique uri classic, toxique best DJ. Ariko ubu ngubu turi kuvuga ibindi kubera amakosa. Ikosa rimwe bro, nta nubwo ari menshi kugotomera ukanatwara, ahubwo twe twigerageze tumenye ko turi dufite na public figure man. Uri public figure, uri umustar ubuzwi n'abantu benshi, ntago wakakwiye kugaragara muri ano mahomvu ngo wasinze wagonze umupolisi n'umuturage usanzwe atabikora, ahubwo wegerageza ukora ikintu cyose cyatuma uprotectinga name yawe. Ibyo bizagenda gute? Niwumva uri out of mind, numva wagiye high dose, warenze dose sanzwe ufata, ukumva uri gufiringa dize, urumva you are no control, you are not stand still, shaka umusara gusayura. Ibi bizakurinda ibi byose DJ Toxic ari kwivurugutamo. Yego. Ingingo ya toxique tuyisohokamo twinjira mu yindi ngingo. Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago Pondate. Biravugwa ko cyangwa se birimo biratangazwa ko ashobora kuba agiye gushyira hanze album ya gatatu. Iyo ngingo ihagaze gute? Yago ni big name muri showbiz nyarwanda. Yago watangiye ari umujournalist kuva kuri za TV10, uramwibuka akiri umusore muto, ageraho afata urugendo rwo kwikorera ku giti cye. Yego. Afungura Yago TV show. Yago buriya ni umujene wazamuye n'amazina menshi, nta muntu atahaye akaboko bro, tujye tuvugisha ukuri. Muri no industry, muri no creative industry yo mu Rwanda, nta muntu Yago atafasha akaboko. Ngira ngo urabizi abo bastari bose nta muntu atahaye ikiganiro, nta muntu atahaye courage, ariko bigeraho Yago uko agenda azamuka akagenda agaragaza ko yagiye agira abanzi, kugeza aho afashe umwanzuro ahungira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yego. Njye cyo navuga kuri album ya gatatu ya Yago, muribuka ko iya mbere ari Suwejo album. Ni album yari releasinze muri 2023 2023 nibwo yari releasinze Suwejo. Yego. Nyuma ya Suwejo yaje kurekura Yago Life kabiri, niba mubyibuka. Yago Life kabiri naho yarekuyemo indirimbo nyinshi zikomeye, nk'amashagaga mwarayibonye, arekuramo za niwane, za vizavi. Ni indirimbo zagiye zikundwa cyane ku buryo ni vizavi ya Yago yatangiye umuziki abanyamakuru bagenzi be bamupinga. Yego. Tujye tubyibuka ati Yago ngo aririmba fake, kandi indirimbo ye ya mbere iriya ya Suwejo akirekura ni indirimbo yaciye impaka kugeraho ubu ngubu kuri YouTube channel ye ari indirimbo yarebwe n'abarenga 5,000,000. Yego. 5,000,000 bro. Ni indirimbo yagize success ku buryo buri great, byagaragariye buri wese. Indirimbo kugira ngo urebwe kugera kuri 5,000,000. Yago Pondate ngiye cyo namuvugaho, ni umusore ushoboye umuziki, ariko kubera saga yagiye agirana n'abantu bakomeye, amazina akomeye muri showbiz nyarwanda, bigatuma anatoroka. Ikibazo mbona kuri Yago ku muziki we cyangwa hazaza h'umuziki we, nkibona cyane kuri promotion y'ibihangano bye. Yego. Promotion y'ibihangano ya Yago sinyibona neza, mu gihe hani n'ahamba presenters batari kumukina, kandi afite indirimbo nziza, wagibona ama clip videos akeye, indirimbo nziza pe ziri ku rwego, ariko wajya kureba TV presenters, radio presenters ba Kigali ntago bamukina. Kandi ibintu aririmba mu Kinyarwanda nta rundi rurimbamo. Numva ngo target customers be bakomeye ni Abanyarwanda. Nubwo ari Uganda ari Abanyarwanda ndabyemera nibyo, ariko ntago ari umubare munini nk'uwo yasize Kigali bakavukira. Ikintu nakwiye gukora cyane Yago kugira ngo umuziki we ujye on next level, nukushaka promoters bo mu Rwanda. Yego. Bazajya bakina ibihangano bye, cyane ko nka Vizavi yahawe igihembo muri Grammy bro. Vizavi yahaye igihembo muri Grammy, kandi munyarwanda wenyine wahembwe na Grammy kugeza amagingo ye.
yego none si byo byonyine si bidukomvisinga ko niba Grammy yaramuhaye award ntibidukomvisinga ko Yago ari good artist ariko utahabwa amahirwe n'aba promoters bo mu Rwanda. yego Ikibazo kiri ku ba promoters bo mu Rwanda badakina ibihangano bye. ni beef ariko ziri hagati yabo. Ni bifu zagiye ziba mbere bavuga bati Yago iki niwe yabyivugiye ku giti cye ajya kugenda yavuze ko bashatse kumwica, sinzi niba warabyumvishije, avuga ko byari birengere ariyo mpamvu yagize gute escapinze the nation, ariko avuga ko anytime yanagaruka. Gusa ngewe ikintu ndi kumusaba nashake promoters bo mu Rwanda abantu bakina ibihangano bye, nashake n'ukuntu ntago Yago yasize yishe nta nka yaciye amabere, ashake n'ukuntu aza akora icyo bita tawa, akora ama stage performance yaba mu bihugu by'ibituranyi yaba mu Rwanda muri rusange, aza abanyakigali bongera bamuhaginge bongera amwereka urukundo, cyane cyane ko yanagiye yaracreatinze family ya Big Nagi ariko ayisiga mu rungabangabo. Yari yakoze Big Nagi ariko aba Big Nagi bacitse intege nta hantu kibona aba Big Nagi, kandi bari family imajije kuba wide. Aba Big Nagi rero baramukumbuye, naza bigaragarize aho kugira ngo ajye guhabwa ibihembo nyine kanarangi wabo batari kumubona, naza kore promotion y'ibihangano bye. Yago Pondata arashoboye kuri music, arashoboye rwose. Yego iyi album agiye gusohora urabona ku mihanda cyangwa se kuri ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bazayakira bate? Iyi album agiye gusohora na album izakirwa neza, cyane cyane kwereka muri album mu ndirimbo zigize album ya Suwesho na Yago Life kabiri, indirimbo ze zose ugiye no kuzireba yagiye uploadinga ku rukuta rwa YouTube ye, ni indirimbo zagiye zirebwa n'undi n'abarenga 500,000 nubwo turi kumuvuga gutya, kandi usanga hano hari abahanzi bakomeye dufite ugasanga kugera 500,000 birakomeye kandi ari mu gihugu. Yago yabikoze ari hanze y'igihugu. Yago Pondata arashoboye cyane kubera ko urumva ibikorwa bye birivugira ujye, kuko twebwe muri showbiz akora imibare n'ibimenyetso, umugani wa Punditse akora imibare n'ibimenyetso, kuko umubare wa views ayibona, comments ku gihangano yarekuye ni umubare rwose ushimishije ugaragaza ko he is really talented. Yego Yago ari kuba ari umunyamakuru wa YouTube no kuba umuhanzi, ubona ari he yabikora neza? Yago byose abikora neza, ni umunyamakuru mwiza cyane, umunyamakuru benshi bigiyeho, umunyamakuru wazamuye imyidagaduro nyarwanda, umunyamakuru wazaga mu myidagaduro nyarwanda ukabona ko ayifitiye morale, afite passion muri ibyo bintu bro, atari wa muntu uje gucreatinga conference, ari wa muntu uze gushyigikira impano nyampano. Yago yegeraga impano, Yago nta matiku yagiraga, Yago yaraboostingaga. Ubu ngubu siko nta mpano tukibona cyashya ba upcoming, tubone platform ibakira ikomeye ishobora kuzamura impano ziri upcoming, ariko Yago yarabikoze mu bihe binyuranye. Yago yitangiye umuziki, yitangira abahanzi nyarwanda, aragerageza arakora, aragerageza ibintu byabo arabipresentinga, abantu barabamenya. Yago ari muri showbiz, meme na showbiz ari gukora ubu ngubu yageze Uganda, ubona ko nyine ntago yabaga ari nk'abandi yari kugenda akatangira kujya amenagura imiceri n'abantu bahana. Yarabikoze abikora nk'akanya gati cy'umwera, abona ntago bitanga feedback, we arakora tu. Ubu bikorwa Yago arimo mu mwitega, ahubwo aricecekeye, ari gukora ibintu byagiye kurekura album ya 3, ntago tuzi ukuntu izaba imeze, ariko nizeye ko bizaba ari best of the best. Kandi Yago nakomerezaho courage, turamukunda, turamushyigikiye, akomeza atera intambwe mu byo akora byose. Yego ingingo ya Yago tuyisoje gutyo, tugushimira kuba ukomeje kudufasha gusesengura. Murakoze cyane, namwe ndabyifuriza ibyiza byinshi, nukuri dukomeze dufatane urunana, ariko kandi namwe mudukurikiye mujye mukomeza musharinga ibiganiro byacu, mutere comment aho biri ngombwa, mukande like, maze dukomeze twaguke nk'umuryango, bwira inshuti abavandimwe bakande subscribe, twaguke rwose nk'umuryango mugari, maze dukomeze twisomere kuri iyi ntango y'ababyiruka babyiganira ibyiza, iyi ntango y'abatangana, iyi ntango y'abadasigana kandi badasigana. Yego.